Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana, tubahaye ikaze mwese kuri buri munsi. Niba ushaka kudukurikira kuri buri munsi ku bushake bwawe, jya kuri YouTube wandikemo ijambo buri munsi, ushakashake buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi, maze tugume muri Kristo buri munsi. Bana b'Imana, iragusana muri Kristo, umwe muri Kristo. Bana b'Imana, umwe muri Kristo. Bana b'Imana, Nimuhumure bana b'Imana, tugume muri Kristo hamwe n'amasomo yo kuri wa gatatu tariki 5 Gicurasi 2021. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 15 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. Muri iyo minsi abantu bamwe bari bavuye muri Yudeya baza bigisha abavandimwe bo Antiyokiya bati, niba mutigenyesheje uko Musa yabitegetse ntimushobora gukizwa. Nuko havuka amakimbirane n'impaka zikomeye kuri Pawulo na Barnaba bavuguruzaga abo bantu. Niko kwemeza ko Pawulo na Barnaba hamwe n'abandi muri bo bajya i Yerusalemu kureba intumwa n'abakuru b'ikoraniro bakabagisha inama kuri icyo kibazo. Nuko Kiliziya ya Antiyokiya ibafasha ku byo bakeneye mu rugendo. Banyura muri Fenisiya na Samariya, babatekerezaga ibyo guhinduka kw'abanyamahanga, maze iyo nkuru itera abavandimwe bose ibyishimo byinshi. Bageze i Yerusalemu, Kiliziya yaho irabakira hamwe n'intumwa n'abakuru b'ikoraniro, hanyuma batekereza ibyo Imana yakoranye nabo byose. Ariko bamwe mu bemewe mu gatsiko k'abafarizayi batera hejuru bati, ni ngombwa ko abo banyamahanga bagenwa kandi bagategekwa kubahiriza amategeko ya Musa. Intumwa n'abakuru b'ikoraniro bateranira hamwe kugira ngo basuzume icyo kibazo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 122. Tuzajya mu ngoro y'Imana twishimye. Mbega ibyishimo nagize igihe bambwiye bati, ngwino tujye mu ngoro y'Uhoraho. None urugendo rwacu rutugejeje ku marembo yawe Yerusalemu. Yerusalemu uri umurwa wubatse neza, umujyi ucinyiye cyane. Aho niho imiryango ya Isiraheli, imiryango y'Uhoraho iza mu mutambagiro. Aho niho Isiraheli iza gusingiza Uhoraho ko yabitegetswe. Niho hari intebe ikomoka kuri Dawudi, intebe yicaraho igihe aca imanza. Tuzajya mu ngoro y'Imana twishimye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Yohani umutwe wa 15 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Muri icyo gihe agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati, ndi umuzabibu w'ukuri, naho Data akaba umuhinzi. Ishami ryose ritera imbuto muri rye araritema, naho ishami ryera imbuto araryicira agira ngo rirusheho kwera imbuto. Mwebwe murakeye kubera ijambo nababwiye. Nimube rero muri jyewe nanjye mbe muri mwe. Uko ishami ridashobora kwera imbuto ku bwaryo ritari ku muzabibu, namwe niko mutakwera mutandimo. Nge ndi umuzabibu, mwe mukaba amashami. Uba rero muri jye nanjye nkaba muri we, yera imbuto nyinshi. Koko tutari kumwe ntacyo mwashobora. Utaba muri jye azajugunywa nk'ishami ritera maze yumagane, kandi bene ayo mashami barasakuma bakayajugunya mu muriro agashya. Nimumbamo n'amagambo yanjye akababamo, muzasaba icyo muzashaka cyose muzagihabwa. Igihesha Data ikuzo nuko mwakwera imbuto nyinshi, mukaba n'abigishwa banjye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, Kristo wazutse naganze mu mitima yacu, tumubone tumwereke abandi buri munsi. Aya masomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku buryo bwo gukemura ibibazo, kuganira cyangwa gukora inama. Dialogue et réunion communautaire. Bavandimwe, shitani ikunda abantu bataganira, ikunda badakora inama kandi babana. Aho ni mu ndiri yayo, ni ibiryo byayikunda. C'est le repas préféré de Satan, kudahuza ko abantu babana. Naho abagiye inama, Imana irabasanga ikabasanganira. Mu isomo rya mbere turumva impaka zavutse mu ntangiriro ya Kiliziya ku kibazo cyo kugenwa, la circoncision. Abayahudi cyane cyane les nouveaux convertis bahatiraga abanyamahanga bari guhinduka abakristo kubanza kugenwa. Bati, niba mutigenyeshe nk'uko Musa yabitegetse ntimushobora gukizwa. Izo mpaka n'amakimbirane Pawulo na Barnaba mu kuyahosha
bagiye kureba intumwa i Yerusalemu. Nibwo bicaye hamwe ngo bige kuri icyo kibazo, kwicara hamwe, kwicarira ikibazo. Ubwo iyo ngiyo ibibaye inama ya mbere i Yerusalemu ahagana mu mwaka wa 49. Yigaga ku kibazo cyo kugenya abanyamahanga. Premier concile de Jérusalem sur le problème de la circoncision. Ese bavandimwe, twebwe muri communauté zacu, mu miryango yacu, mu ngo zacu, aho tuba, iyo havutse ibibazo tubikemura dute? Wasanga tubikemuza umuhoro, akayamvugo ngo usenyurwe umutiza umuhoro. Wasanga turenza aho twatsi, ubundi tugahekenya amenyo, tukaba turi gushirira imbere ibikomere by'imbere. Cyangwa twakagombye kwicara tukabicoca, tugatondagura inshinga y'ikilatini sanare, soigner, gusana, tukongera tukiyubaka. Mu ivanjiri Yezu umuzabibu w'ukuri, twe tukaba amashami, aradushishikariza kwera imbuto nyinshi kandi nziza. Ati, nimube rero muri nge nanjye mbe muri mwe. Amen. Iyi vanjiri niyo twazirikanye ku cyumweru gishize. Yanshinga Yohana akunda gukoresha, demeurer, rester, kuguma, kunga umwe muri Kristo, kudahanyuka kuri Kristo. Rero muvandimwe muri Yezu gumamo, ubutavamo, kwizingira, kwibumbira kuri Yezu nivumererwa neza, ukabaho neza. Ese ngewe niki kinzitura kuri Yezu muri iyi minsi? Nihengese ujye ntanya na Kristo ngo nyiveho rwose, ejo ntazatabwa mu muriro nyishami ryahagutse. Niki gituma ntabanira neza abandi uko Kristo yifuza, abandi bagahora baganya, babuza amahoro kubera ingeso zanjye mbi, ubugome bwanjye, kubatezamo umwiryane kandi ngo ndi umukristo. Kimwe mu bintu bitandukanye abantu n'abandi ni amatiku, amakimbirane, urwango n'ibindi byose bishamikiyeho byo kwa Sekibi. Ubwo umuntu wese wahotse kuri iyo migenzo mibi ya Sekibi, nta mbuto zizayongera kwera. Abo umucakara wa Sekibi yikura muri Yezu, akizitura kuri Yezu, kandi Yezu we aba yifuza ko twagumana nawe. Aho turi hakaba hari amahoro ye. Abapagani bati, ahari abantu hanuka urunturuntu. Aho ni kwa Sekibi nyine, hanuka umunuko kwa Sekibi. Naho kwa Yezu harahumura, hahumura ubu Yezu. Nibwo abakristo bazitandukanye niyo mvugo kwa Sekibi bati, ahari abantu hahumura ubuntu bw'Imana. Ese muvandimwe, wowe iyo uruntu rwaje aho ukora, mu rugo rwawe, mu mutima wawe, ibibazo bikavuka iwawe, ubikemura ute? Ubikemuza uruntu cyangwa ubuntu? Ubikemuza umunuko cyangwa impumuro? Iyo shitani yabanjamye, mubikemura gute nk'abakristo koko? Ibaze nanjye nibaze. Urwangano ruranuka, ukaba waborera imbere, ugashira, ukabura Imana. Hirya kure muri Afurika, abavandimwe babiri babanaga mu nzu imwe, bari barashwanye kubera amasambu, ntibigere bavugana kubera amakimbirane. Nuko umunsi umwe umuto yagombaga kujya gutega indege imujyana kwiga mu mahanga. Ariko kubera ko yageraga ubunebwe mu kubyuka, harabo kubyuka bigora cyane, kubyuka ntiba byoroshye babyeyi, kandi nta n'isaha yari afite. Nuko acunga nijoro mukuru waryamye, yandika akabaruwa ati, ndabigusabye uze kunkangura saa 10 za mu gitondo, ndajya gutega indege ngiye mu mahanga. Ntiyanamubwira n'icyo agiye gukora mu mahanga. Muranyumvira ababyeyi? Undi nawe yigira kwiryamira ngo baraza kumukangura. Nuko mukuru wabyutse saa 9 za mu gitondo, asoma ka gapapuro kari munsi y'urugi. Nawe hita mwandikira kandi ako kanya ati, ndagukanguye ngaho byuka ugende. Nawe akanyuza munsi y'urugi rw'icyumba cya murumuna we. Ye baba we, mbega amacenga ababyeyi, mbega guhimana biraha ababyeyi. Iki nicyo bita kurata amahirwe. Arasa amahirwe yo kujya kwiga. Kubera iki? Umwiryane. Babyeyi, hari abavandimwe benshi kuri isi batakivugana. Shitani yarabashyize supaguru ku munwa. Nakaga gakomeye. Ngo kuko abagome bahimana bagahomboka. Ugahomba ishuri, ugahomba umutungo, ugahomba amafaranga, ukazabaho nabi, ugenda uhimana. Vengeance. Uraruhimana, urarugambana. Ukabaho uri umukristo kumanywa, ariko nijoro ukaba umukozi wa shitani. Hari ingo nyinshi zinyuza amabaruwa munsi y'urugi, hari ibigo byinshi binyuza amabaruwa munsi y'urugi. Kubera iki? Kutavugana, kutumvikana. Aho ni kwa Sekibi, ni mu muriro, ni mu munuko. Ngaho mubyeyi, ngurura ifoto y'umugabo wandikira umugore we akabaruwa, akagashyira munsi y'urugi, badashobora kuvugana. Nabwo akakandika ari kumutuka, cyangwa n'umugore agatuka umugabo we. Babandi badashobora guhura ngo bavugane, bakabahurira ku buriri gusa, nabwo ari ku miguruko. Cyangwa undi akaza kuryama, undi ari kubyuka. Umwe akaryama saa 9, undi akaza mu gicuku. Babantu babana ntibahurire ku meza, ntibahurire ku murimo, bagahora mu macenga, gusopanya. Ibyo ni ibyo bya shitani, c'est le repas préféré de Satan. Ariko bikazana umunuko,
urwango. Bavyeyi, burya imvugo le langage c'est propre aux humains, n'umwihariko w'abantu gusa. Kuba mutavugana rero kandi muri abantu, ibyo ni iby'inyamaswa nyine murabyumva. Rero bavyeyi, no kwitonda iyo abantu batangiye kubura imvugo hagati yabo, ubunyamaswa bwo bwatangiye kuza, kuryana biraza, je t'aime igahinduka na gutema, ntibumvikane. Abavandimwe babana batavugana barahomba byinshi, bagahora bategana imitego, bahimana. Kwihorera guceceka ukinumira kandi hari icyo wari gukora kuri icyo kibazo, ubwo n'ubugwari, birahombya. Hari n'abazajya bagira akamenyero, kera kabaye bakabanyuza ibiryo munsi y'urugi, bagatinyuka ukabanyuza mu icupa ry'urwagwa munsi y'urugi. Kubera iki? Gushaka guhimana, kwirinda ko wavugana n'umuvandimwe. Ubwo n'ubunyamaswa. Aho harunze umunuko, ibiryo bya shitani, ukanyuza ibiryo munsi y'urugi nguhereza imbwa. Ye baba we, aho mwageze kure. Babyeyi, muri iyi minsi dufite ibibazo byinshi mu ngo zacu, amakimbirane, induru, bombori hamwe na hamwe, aho umwe yikubira umutungo akawukoresha uko abyumva, agacura abandi, gaspillage. Aho umwe mu bashakanye acinya umundi, akishora mu ngeso zizana umunuko mu rugo, urwango, le repas préféré de Satan. Aho umwe harira mugenzi we inshingano z'urugo, akamuta, agahunga, akigendera. Aho abana bamwe bananiye ababyeyi babo, aho ababyeyi batonesha abana bamwe, abandi bakabanga, ndetse n'abandi batita ku bana babo uko bikwiye. Mwana akajya kwandagara, ababyeyi banga kurihira abana ishuri, ababyeyi banga kurera neza. Sosiyete zacu zirimo n'ibibazo byinshi, aho hari ahantu usanga umuyobozi aza mu nama yitwaje umufuka w'imyanzuro, none se abo bari kumwe bo bazabaza iki, bazasubiza iki? Hari n'abakozi benshi bananiye abakoresha babo, ngizo induru ku murimo, amakimbirane, amacakubiri, urwikekwe, umurimo ugahinduka umuriro, le repas préféré de Satan. Muri uwo munuko rero haraburamo ikiganiro, le dialogue. Nyamara abantu bicaye hamwe, ugasanga umuvandimwe bamufitanye ikibazo, mukaganira cyangwa mugakorera inama, abashinze urugo bakabakora agacaca y'urugo. Ndababwiza ukuri, ibibazo bimwe byakemuka rwose. Ibibazo byinshi bikemukira mu kiganiro. Ni nk'abagabo baheruka kuganira n'abagore babo bakiri guteretana. Baba we, kuri iyo foto mubyeyi y'abasheri bakiri guteretana ariko bakaba batakivugana. Ndababwiza ukuri, nta buryo urugo rushobora gutera imbere nta kiganiro, nta nama, nta gacaca. Aho kenshi havuka ibibazo byinshi bizazana umunuko mu rugo. Muvandimwe mwana w'Imana, niba ushaka gukemura ibibazo biri mu rugo iwawe, mu nzu yawe, mu mutima wawe, ndetse maze hagatera imbere ukanyura Imana, nk'uko intumwa nazo zicaye ziri hamwe mu nama zigakemura kiriya kibazo cyari gihangayikisha umuryango w'Imana. Rero nawe muvandimwe, niba ushaka kwera imbuto nyinshi kandi nziza nk'uko Yesu yabidusabye uyu munsi, munyemere ngaruke ku magambo 3 y'Igifaransa. Iyo ayo magambo 3 yakoranye akora umuti, ubundi wavuguta neza, dore ko imiti ikora ikoranye, ibibazo bikaba byakemuka kubera Imana. Ayo magambo ni impine magambo z'Igifaransa: communication, collaboration et communion. Communication, gusabana, kuvugana, guhamagarana, kwandikirana, ikiganiro, kumenyesha mugenzi wawe ugiye gukora. Naho collaboration, kuba umulaborare mu Kilatini, ni ugukorana, gukorera hamwe, mugasangira imirimo, mugahuza, mugatera imbere. Naho communion, ni ukunga ubumwe cyangwa gusangira, inire. Muvandimwe, uzakore ku buryo izo ko eshatu zitaburi wawe, mu rugo iwawe, mu ishuri ryawe, mu ruganda rwawe, mu mutima wawe. Nuzikurikiza uzagira amahoro, utera abo mubana amahoro, wera imbuto nyinshi kandi nziza, uzerere n'abandi mubana. Kuganira, gukorana no gusangira. Yesu, uyu munsi nashaka kugarukira aho nari maze iminsi ishyira ndagutema, ndasenya. Niyemeje umunsi kugarura je t'aime, ndagukunda, ndagukunda Yesu. Nawe muvandimwe, wongera ubwira uwo mwashakanye uti ndagukunda, je t'aime. Uwo mubana uti ndagukunda, uwo mwegeranye uti ndagukunda. Ndagutema ntizongeye gukandagira mu kanwa kawe, mu rugo rwawe, mu mutima wawe. Bityo muvandimwe, ntukabumbatira umuriro mu kanwa kawe. Yesu, ndagukunda. Jésus, je t'aime. Amen. Mwese ndabakunda. Imana ibahe imigisha n'amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladisilasi wa Diocese ya Cyangugu. Bavandimwe bana b'Imana.